Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nizera yuko muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze video muri makeya iragukangura amaso wowe musore cyangwa se wowe mugabo, niba urimo uribaza uti ese uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu aracyankunda nkuko byari bimeze. Ndaguhereza ibintu 10 muri makeya, ubikurikirane byose. Icya 10 niba iki kintu cya 10 uri kukibona menya yuko ibintu birakomeye cyane ya nkuko bisanzwe rero ndatangira video nsuhuza Musabwa Viateur, nizera yuko umeze neza aho uherereye hose kandi thank you so much kubukurikirana ibiganiro byacu mbagezaho. Alright, so ikimenyetso kiza kwisonga ahangaha nubona umukobwa agabanyije kukuganiriza nkuko byari bisanzwe, ahangaha ukabona yuko arafata umwanya muremure cyane kugira ngo asubize message zawe, cyangwa se ukabona yuko agusubije message ngufiya cyane ziri very dry ku buryo uba confused ukavuga uti ntago numva impamvu ki atari kumpa detail y'ibintu ushobora kuba namubajije cyangwa se ibintu mushaka kuba mwana apfuye ushaka kugira ngo umenye icyabimuteye. So we arakushyira muri urwo rujijo kuguhereza message muri makeya zituma ibintu bigucanga, cyangwa se ubone yuko aranabyihoreye nta nubwo afashe umwanya kugira ngo asubize na message zawe, donc aragusuzugura akabiterera iyo ngiyo. So kuba communication yagabanyutse, iki ni ikintu cya mbere kiguhamiriza yuko umukobwa ashobora kuba muri makeya ibintu bitakimurimo nkuko byari bisanzwe mbere. Ikindi ahangaha nuko uzasanga ntashaka ko mubonana ya, niba ubona yuko arimo arakoresha ibishoboka byose kugira ngo ikintu cyanyu cyo guhura ntikibeho, iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya ibintu ntago bimuriho. Uzasanga yisegura cyane akubwira yuko mfite ibintu byinshi cyangwa se hari ibintu mpugiyemo. Niba atangiye kuguhereza excuses nyinshi cyane nuko ibintu muri makeya bitakimurimo, cyangwa se aririnda ko mubonana kugira ngo muri makeya yumve yuko aguhanaguye mu bitekerezo bye. I know biragoranye cyane kuba umuntu yakubyiza ukuri, ariko niba ushaka koko wumva yuko wafata iyindi step y'ubuzima bwawe kugira ngo wiyiteho, ifoke wumva nibi bintu bishaririye ntago biryoheye amatwi kumva habe na gatoya kuba umuntu akubyiza ukuri ko ibintu bikwiye kuba bimeze, sibyo? So ikindi kintu ahangaha nuko kukwitaho arabigabanya burundu, ntago ari wa muntu kwereka ya affection yari afite mbere. Nta kikubaza uko wiriwe cyangwa se uko umeze, ese wariye, ese wabyutse sangapi. Wa mwanya we wabonaga yuko asa nkaho akwitaho nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu ugufitiye impuhwe cyangwa se ugufitiye impungenge. Urabona ko ibi bintu byose yabivuyemo, nta mwanya wabyo akibifitiye. Aha mushobora kuba mwari mufitanye n'imipango itandukanye ya gahunda zanyu, hari plan nyinshi cyane mushobora kuba muziranye ko mugomba gukora. Niba kano kanya ubona yuko atakizana ibyo biganiro cyangwa se akwerekeye ko afite wa mutima wo kubikurikirana, iki ni ikintu kiguhamiriza yuko ibintu byafashe iyindi ntera. Ikindi kimenyetso ahangaha, uyu mukobwa ntashaka yuko umwegera. Ikintu kiri physical nyagasani nicyo kintu cya mbere avoiding. Ntashaka yuko umukoraho, ntashaka yuko umuha kiss, ntashaka yuko umuha hug, ntashaka yuko ikintu icyo cyose cyatuma umwegera cyangwa se umukoraho. Muri make arakoresha tous les moyens possibles kugira ngo icyo kintu akigendere kure. Aha niba mwari mwarakoze n'ibintu by'abantu bakuru, urabona yuko nta nubwo bikimukoraho, ntabwo ashaka yuko n'icyo kiganiro mwakijyaho. So iyo ubona yuko yatangiye guhindura behavior muri izi nzira zose ndi kuguhereza, nuko muri make biba byafashe intera yindi ya nyuma, nakwita ko ari yo ya nyuma. Ahangaha yumva yuko atagifite umutima wo kugira ngo akomezanye nawe. Uyu mukobwa aracecetse cyane, cyangwa se ukabona ariyenza hahandi ikintu icyo ari cyo cyose ukoze
ibyo uvuze bihita bihindukamo intambara. Niba ubona yuko yatangiye kugira behavior nk'izo ngizo, aho intambara y'icyo uvuze ubonye ko gihindutsemo intambara, y'icyo ukoze ubonye ko kivuyemo ibindi bintu, iyi ni indi sinye simusiga. Niko abakobwa bamera iyo batangiye kwiyenza cyangwa se bagashaka icyatera intambara muri uwo mubano wanyu, nuko ibintu muri make biba byatangiye guhinduka muri we, atacyumva yuko akigufitiye amarangamutima nk'uko yari ameze. Aha ikindi uzasanga yuko umukobwa agukatiye burundu mu kuba udagikurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, sibyo? Niba wari wa muntu uziranye n'inshuti ze, muganira nazo, cyangwa se uzi plan ye y'umunsi, ibi aragerageza tous les moyens possibles akwime amakuru y'uko amerewe, akwime amakuru y'umuryango we, atangire aguce ku muryango we, aguce ku nshuti ze. Ibi niba utangiye kubibona muri makeya nuko ibintu uwo mukobwa yabifashe oseriye, cyangwa se ntabwo ashaka yuko umubano wanyu ukomeza. Uzasanga ibintu bye mbese byose yabigize prive. Icyo rero ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko umukobwa yarangije gufata uwundi mwanzuro muri makeya wo gutuma akwereka yuko ibintu ntago bikimurimo nk'uko byari bimeze mbere. Ikindi ahangaha uzatangira kubona uyu mukobwa ari guhinduka umunsi ku wundi. Maybe hari umuntu wundi wabyinjiyemo, umusore utangiye kumutereta, umukobwa aratangira guhinduka, imyambaro ye, uburyo atangiye guhumura, uburyo atangiye kwiyitaho. So iki ni ikintu azakwereka, ndetse anakerure akwereke yuko ari interese kuba yavugisha n'importe qui, akubwira ati nta kintu umfatiraho, ufite uburenganzira bwanjye, nakora buri kintu cyose nshaka. So nubona atangiye kwifungura, atangiye kukubwira yuko ya dating umuntu wese ashaka, cyangwa se yakore buri kintu cyose ashaka, nuko hari umuntu ubyihishe inyuma ushaka kuba arimo aramutereta. Ahangaha kandi uzasanga umukobwa atakiguha affection nk'uko byari bimeze mbere. Donc ikintu cya compliment, wambaye neza, urasa neza, uri umunyabwenge, ibi ni ibintu dutangirirana nabyo ku ntangiriro. Uzapaying attention umukobwa kugira ngo aguhitemo, nuko hari ibintu byinshi cyane bishobora kuba byamukuruye kuri wowe, kandi ibi bintu making sure yuko abikubwira ukabimenya. Wambaye neza, uvuga neza, urasa neza, useka neza. Donc nubona yuko ibi bintu yamaze kubikata mu mubano wanyu, nta kikubwira yuko wambaye neza, nta kikubwira yuko uri umunyabwenge, nta kikubwira yuko umufata neza. Ibi niba ubona yuko yabiciye, that's it. Niba umutima nama wawe urimo urakwereka yuko uyu muntu atakikwitayeho, uyu muntu yahindutse, uyu muntu atakiri wa wundi waruzi, guys, nuko ugomba kwemeranya n'uwo mutima nama wawe. Uyu muntu ntabwo akigukunda nk'uko byari bimeze, nuko ari byo koko. Rimwe na rimwe tujye twicara twumve icyo umutima wacu tubwira, dufate decision tugendeye kuri icyo ngicyo, kuko hari igihe duhatiriza, ariko ibyo turaza gusanga imbere ukabona yuko bituvunnye inshuro 100 kuruta yuko twari kumvira umutima nama wacu. Birashoboka yuko uyu mukobwa ashobora kuba yarinjiye mu buzima bwawe muri make afite fardo nyinshi cyane mu mugongo we, atakize, cyangwa se yari afite ibikomere byinshi mu rukundo, akaza maybe wamweretse affection mu bintu byihuse cyane, ukamwereka yuko umwishimiye, nawe agafatira aho ngaho, ariko akaba yaraje mu buzima bwawe afite ibyo bikomere, ariko ukamwakira uko yarari, noneho bikaza kurangira akufashe muri ubu buryo, aho akurejecta, ukumva uriyanze. Ariko nashaka kugira ngo nkubwire yuko amakosa sa yawe. Rimwe na rimwe hari igihe dufata abantu tugakomezanya nabo, ariko utazi amateka yabo, ibintu baciyemo, ibintu bikomeye cyane, ukabona yuko ukomezanyije nabyo, kandi ubonye yuko bikugiriyeho ingaruka, ariko atari wowe biturutseho, ahubwo ari wa muntu ushobora kuba wagendanye nawe, ariko utazi icyo yari afite muri we, mu mutima we, mu bitekerezo bye, kuko nawe ni nk'umurwayi nyine, akeneye kubanza gukira kugira ngo asubire mu kazi, cyangwa se asubire mu buzima busanzwe. So mu gihe rero ufashe umuntu ugakomezanya nawe, ariko wirengagije ibintu ashobora kuba yaciyemo, ese date ye yari afitanye n'uwo mu ex we yari imaze igihe kingana gute irangiye, ukabona umufatiranye amaze nk'amezi 2 cyangwa se 3, uzi yuko ayo mezi 2 cyangwa 3 ashobora kuba yakize ibikomere uwo muntu yamuteye, ntago biba byakize. So niyo mpamvu ukwiye gupenga attention cyane
mu gihe urimo urahitamo umukobwa ushobora kuba wakundana nawe, kuko you never know impamvu ibimutera. So ibyo byose ugomba kubanza kubiyungurura, umukobwa ukabanza ukamureba kugira ngo umekinge sure yuko koko yujuje ibyo umutima wawe ushaka, aho kugira ngo ugendere gusa nawe mu marangamutima. Wabonye ko ateye neza, wabonye ko afite nyasha nini cyane, cyangwa se afite ahangaha imbere hateye ubwoba cyane, akari byo ugenderaho. So sometime ni ugufungura amaso ukareba umukobwa ufite umutima muzima mu by'ukuri wakubaka. Hari video nyinshi nshobora kuba nakora zabafasha hari mu kuba mwatoranya umukobwa muzima, ibyo wagenderaho, ibyagufasha mu gutuma uhitamo uwo mukobwa. Ntuzaregrete. Niba ibyo bintu waba ubikeneye, wambwira nkakora research. So ibi bimenyetso byose rero mbabwiye, niba ubona bigenda bigaruka umunsi ku wundi, ntago mvuze umunsi umwe gusa ikintu wabonye ako kanya uhita uvuga uti burya wa mukobwa ntago ari uwanjye. Ibi bintu mbahaye nuko ugomba gupenga attention cyane, niba bigenda bigaruka umunsi ku wundi cyangwa se igihe runaka aragenda abigarukaho abikugaragariza. Aha niho bifatira ufata umwanzuro ukavuga uti you know what, ndabona yuko koko uyu mukobwa yahindutse. Niba nohereje message ku wa kabiri, nkayohereza ku wa gatandatu, nkayohereza ku cyumweru, ntari kunsubiza, ari kugumya ampereza message ziri dry. Niba uyu mukobwa muri make adashaka ko nkimukoraho, so ibi wagerageje rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, urabona yuko shwi nta kikwikoza. Ibyo nibyo bimenyetso muri makeya bikwereka yuko yarangije gufata umwanzuro. Ikiriho hano nuko nawe wafata uwawe ukagenda kigabo, ukagenda umwereka yuko ntago uri umuntu gusa yapfuye gutoragura hariya, nawe ufite intego, ufite boundaries ugenderaho. Muri kino gihe icyo ukwiye gukora ni ukukata contact completely. Niba ushaka kugira ngo mbahereze uburyo wakwitwararika, nsigira comment aho hasi uvuga uti yego, kugira ngo mbashakire uburyo wakwitwararika nyuma yuko umukobwa agukatiye. Nzakora iyo video kandi izagufasha cyane. Kandi niba koko uyu mukobwa ari kubikora kugira ngo aguteshe umutwe, ariko agifitiye amarangamutima, azagaruka yihuta, kuko ninguhereza izi tips urazishima cyane. Alright, so turi kumwe rero, ndumva ari ibyo bintu nari mbafitiye umunsi. Nizere yuko hari umuntu birafasha. Wowe wasabye iyi video, nizere yuko igufashije, kandi nibigufashije uhe thumbs up, ukore share kugira ngo ifashe n'abandi basore bashobora kuba bari guhura n'ikibazo nk'iki ngiki, abakobwa cyangwa se abadamu barimo barabatesha umutwe. So turi kumwe rero, naho utaha. Peace.